nawe tumeze gutya mu gihe abandi njye nawe tuba tumeze gutya ariko njye nawe tumeze gutya ibaze kugucitinga kibuka kondomu shuwa uramutse usanze Mitsutsu yaguciye inyuma afite kondomu mu mufuka zakoreshejwe wamugurira fanta namubwira ati mugabo mwiza warakoze kwibuka kondomu kuko nta ndwara izadusatira nta kintu kibi cy'inzira mu nzu yacu. Ni ijambo rya Nana. Mitsutsu ndamukunda mukundisha umutima wanjye wose, niyo nasanga yanciye inyuma ntago nabikomplayiningaho, niyo nasanga amaze kuryamana n'undi mukobwa ariko yakoresheje agakingirizo agafite mu ntoki ziwe ntacyo namutwara, kubera ko Mitsutsu ndamukunda. Niwo muntu tumaranye igihe kinini cyane, mubonamo icyo nabona mu bandi, ni umuhungu mba ndeba nkumva ndishimye. Mitsutsu rero ndamukunda ku rwego nshobora kumubura nkumva nanasara. Aya ni amagambo ya Nana. Kamana we ni ikigwari, ni ikigwari, ni igihone, ni igihone kabisa. Kubera icyo uvuze icyo kintu mwana wambabaje mu buzima bwanjye sha mwana uzababara umva nkubwire inshuti yanjye mutega amatwi maze na inshuti yawe yaba inshuti yawe maze ndikubwira ubwa mbere ngiye numvise umuntu ambabaza kugira ngo utane imbabazi wowe. Ni ijambo Kiramani yabwiye Mitsutsu. Kiramani ati Mitsutsu ntabwo ngukeneye, sinkeneye kuzongera kungarukira mu buzima bitewe nuko wanyihishemo igihe kinini cyane, ubwo wasohoraga ikiganiro ugishyira ku nkoranyambaga umpembera ndetse unambeshyira ibinyoma, ubwo wanutse ukanyandagaza turi mu biganiro nka kwihorera nkavuga ati abana niko bamira buriya barakosa ariko bakikosora. Nagufataga nk'umwana wanjye dore ko munyita daddy ndetse nanjye nkabafata nk'abana banjye. Aho watandukaniye na Nana usigaye warabaye ikindi bivuze ngo wanyishagamo ntabizi ariko mbonye uwo uriwe. Ndakwirukanye mu bakinnyi banjye, ntuzigere ungarukira mu bakinnyi. Kandi ikindi uwo mutima wawe mubi ufite, niba kugenda unsebya ku biganiro aribyo bizagutunga uzagende ubikore. Kiramani arazira yuko ngo yatandukanyije Nana ndetse na Mitsutsu, aho Mitsutsu avuga yuko Kiramani yamutandukanyije na Nana barikundaniraga. Ubundi Kiramani atangira avuga ko byari puraka, ndetse iriya ni puraka bari bateguye bazajya bakorana kuri YouTube channel, ndetse YouTube yagihemba bakagabana amafaranga. Mitsutsu ashaka kwikubira amafaranga. Nibwo rero Nana yazaga gutandukana na Mitsutsu, ndetse Mitsutsu avuga yuko ari Kiramani umutandukanyije na Nana. Ibi ngibi byaravuzwe ku nkoranyambaga, aho Nana nawe asobanura yuko yakundaga Mitsutsu byasaze. Nana avuga yuko yakundaga Mitsutsu ariko imyitwarire ya Mitsutsu ntago yari myiza cyane. Mitsutsu ati Kiramani uri igihoni. Mitsutsu akimara kwita Kiramani igihoni, Kiramani yaje kurakara. Mitsutsu ati Kiramani uri igihoni ndetse uri bazanga. Rero Kiramani tuzongera duhure koko n'imisozi ivuga yuko itazahura, ariko umusozi uridutse uhura n'undi ndetse bigafatana. Kunyirukana mu bakinnyi bawe ntago unyirukanye mu bindi bikorwa byinshi ngenda nkora, ndetse ndakunzwe cyane kandi abanyarwanda barankunda. Kuba waranandukanyije n'umukunzi wanjye Nana nta kintu byakumariye, kandi ikindi ibyo wiri kwivugisha byose ngo naraguhemukiye, ntago naraguhemukiye, niwe wamemukiye. Ubwo nakaga ijambo mu bukwe bwa egisi wanjye waniganye ijambo, batunze kamera ushaka kuyimena, ariko ndakumenyesha ko yuza kumenera kamera wari kuyiriha. Ni nyuma yo kunkoza ikiganiro nkwiyama ndetse no gusaba imbabazi nkubwira ko nimba naragukoshereje ugomba kumbabarira. Wancubiza uvuga yuko utanshaka ndetse utankeneye. Ima amahoro yanjye nagumana amahoro yawe, nzashakira ahandi, ndetse nawe wazamuwe na Nyagiso. Nyagiso yarakuzamuye akubakira izina. Nyagiso yaguhaye buri kimwe, ariko ntago wigize ufata umwanya we ngo umushimire. Ariko iyo uri kumushimira ujya ku nkoranyambaga ukamurata ibigwi, umwita umuntu mwiza ndetse umwita umuntu w'icyubahiro. Yego Nyagiso akwiye icyubahiro kuko ntago we ajya yidoga cyangwa ngo yirate ku nkoranyambaga ngo yakoze ibi, ariko wowe nimba wariye ifi urabishyira ku nkoranyambaga, nimba wasohotse urabishyira ku nkoranyambaga. Wagiye witwara nka Nyagiso, Nyagiso ubona atitwara neza, ndetse Nyagiso yazamuye abantu benshi kuko nanjye Nyagiso naramukeneye. Aba bahisha bose bazamukiye kwa Nyagiso, aba bakobwa bose b'abasitari n'aba bana na bose bazamukiye kwa Nyagiso. Rero Nyagiso twese aradukuriye, ndetse Nyagiso akimara gusohoka cyangwa akimara kwinjira muri sinema nyarwanda yazamukiye kuri Gasuku Media. Kuva muri Gasuku Media nibwo yashinze YouTube channel ayita Nyagiso, dore yuko yakuranye na Patino ndetse bakajya bakorana kuri Afrima n'izindi channel zitandukanye.
baza gutandukana, umwe yubaka Patino Comedy undi yubaka Nyagiso Comedy. Icyo gihe ntabwo byari bihagije, Nyagiso yakoze uko ashoboye kose ashaka abandi bantu bafite impano, nibwo rero nawe yakubonagamo impano arangije aragukinisha akandi akajya gushyira imbere mu bandi kugira ngo wamamare. Ariko twebwe uratuzamura cyangwa twaza muri filimi yawe twatangira kumenyekana ukaducyurira, ndetse ari nubwo utwima amafaranga ukanga kuduhemba bitewe no kuvuga yuko uri kutuzamura. Rimwe na rimwe tukanga gukina, rimwe na rimwe tukaza gukina tuvuga ngo reka twubake izina ryacu. Aya magambo nyakubwiye bitewe n'agahinda mfite cyangwa n'umubabaro wo kunandukanya na egisi wanjye, warangiza ukajya kuyitangazamakuru ukidoga ngo wansabye imbabazi. Kiramani ntago wansabye imbabazi nk'uko bivuga, uvuga yuko ufite SMS, ufite message unsaba imbabazi. Ibi ngibi ni ukubeshya, ni amatakira ngo nta mbabazi wigize unsaba. Ndakumenyesha ko rero wowe Kiramani ndetse na Sakindi ibyari ikindi, uri kuvuga gutyo ko tutazongera guhura dutandukanye burundu. Hari igihe nanjye uzansaba ubufasha, mfite imbaraga zo gukora ndetse narakoraga cyane no kuri YouTube channel yanjye. Impamvu hatari gutambukaho ibintu nkora ni ukubera imbaraga nyinshi nazishoye mu byawe, nkigomwa nkabura umwanya wo kwikorera, mwaziwe nkagukorera kugira ngo ubone amafaranga yo kuduhemba. Ese ubundi duhemba ngahe? Nimba umuntu ushaka kumuhemba 20,000 ku munsi, ayo ni amafaranga wavuga ngo aci nk'amabere? Ayo ni amagambo ya Mitsutsu yabwiraga Kiramani ubwo Kiramani ataneganwe n'ijambo, ubwo yarari ku kiganiro ndetse kuri Chita Magic yarahamagawe na Mitsutsu ubwo yarari mu kiganiro. Kiramani avuga yuko Mitsutsu nta kintu atamukoreye ndetse yamuhaye buri kimwe, ariko Mitsutsu ni inashima. Mitsutsu ni umuntu udashima, Mitsutsu ni umuntu ugaye. Ndetse reka mbanze babwize ukuri, aya magambo na ya Kiramani ngiye kubabwira. Uyu Mitsutsu mwirukanye mu bakinnyi banjye, ntazongera kungarukira mu bakinnyi n'undi munsi nakamenyere, naho nzongera guhurira nawe. Mitsutsu namufataga nk'umwana wanjye, Mitsutsu naramuzamuye. Abenshi mwakunze gukurikirana inkoranyambaga zanjye nkoresha, akenshi mubona ko Mitsutsu azi imbere, kandi Mitsutsu mushyira imbere muri seni kugira ngo amenyekane. Akenshi njya kuzana Nsabi, Dogiteri Nsabi, Mitsutsu yararimo. Njya kuzana Dogiteri Nsabi, nabonye ko Nsabi afite impano, ndavuga ati nimba huzana Mitsutsu bazakora ibintu abanyarwanda babikunde. Ibi bintu naje kubikora, ndabigerageza birakunda. Ngerageza gufata Mitsutsu ndetse na Nsabi ndabafatanya, babasha gukora ibintu abanyarwanda barabyishimira. Ariko kugeza izi saha ntabwo Nsabi ari ansuzugura nk'uko Mitsutsu ansuzugura. Nsabi aranyubaha, Nsabi ndamwubaha. Nsabi ni umuntu w'umugabo, ni umuntu umaze kwiteza imbere, afite ibyo yagezeho, ndetse avuga yuko afite na shop y'amarangi hari iwabo Musanze. Ese Mitsutsu umaze igihe afite iki? Ndetse tutirengagije ko Mitsutsu yari umumotari, akajya arya udushyimbo twa desa na capati za desa, aribyo byari bimutunze. Ibi ngibi Mitsutsu arabyirengagije, ndetse aje kwandarika abantu bamuzamuye bakamuhesha umugati, ubu ngo bakaba ameze neza. Dore ko Mitsutsu akunze gukora amakosa menshi. Aya magambo na ya Kiramani muri Genesis Comedy, ubwo yari yatumiwe mu kiganiro cya Genesis Comedy, yazanyemo amanyanga. Bari bamubujije kwamamaza Inaji, yari yaramuhaye ikiraka ayamamariza mu kiganiro, nibwo kumuzimirizaho kamera. Bivuze ngo nashobotse, ni umunyamafuti, abashaka ibintu byinshi kandi uririra byinshi ukabura na duke wari ufite. Aya ni amagambo ya Kiramani. Mitsutsu ntago yigize aripfana. Mitsutsu yashubije Kiramani ati na Sakindi ibyara ikindi. Kiramani ko buri kunyurira kunzamura, nanjye naguhaye imbaraga zanjye, nari mfite impano yanjye ndayiguha, uyibyaza umusaruro. Ufite imodoka nziza, na modoka nziza mfite, ndetse akenshi ukunze gukora ibikorwa byinshi, njye nta bikorwa ngira. Kandi ikindi ufite na shop y'imyenda, njye ntayo mfite. Bivuze ngo rero akenshi ukurura wishyira. Kuba ufite amafaranga, kuba warateye imbere, warazamukiye kuri zeru, ntabwo aribyo byatuma utwiryaho twebwe nk'abakinnyi. Ngiye kuguhereza nk'urugero, vuga Soroba mwaratangiranye, ariko kugeza izi saha nta kintu afite. Ahubwo Soroba aho kugira ngo umuzamure nawe agire icyo abona, umugumisha muri ba bakinnyi bo hasi baciriritse. Ariko Soroba arihangana. Ngira ngo ibi ngibi reka nsubikire amagambo yanjye hano Kiramani, nongera kukubwira ko warakoze kumbera dadi, warakoze kunzamura. Nimba ushaka ko dutandukana ndabikora, ariko rwose ngiye musabye imbabazi nivuye inyuma. Nimba narakosheje umbabarire, dutandukane amahoro. Nimba twarapfuye ibya egisi wanjye Nana, rwose reka tubisubikira ngaha, urwango dufitanye basi rurangire, nibura twongere dusubirane. Nyamara nta mutima mubi ngiye nkufitiye, ni ukuri kw'Imana. Kiramani yashubije ati Mitsutsu, wowe umutima wawe namaze kuwubona. Umutima wawe ndetse ntabwo umeze neza.
rwose uri umuntu udashima, ntabwo unyugwa. Burya wambagamo nakuzi ukaza ukanyinira nkaguhemba ukansekera ukagenda, kumbe mu mutima wawe umfitiye ishyari n'urwango. Ese ibi ngibi Mitsutsu byazakugeza kuki? Nutiga kubana n'ibyo ubona, nimba iterambere rya mugenzi wawe rikubabaza, ntabwo uzabasha gutera imbere. Dore yuko nawe ufite amakosa menshi cyane yo kuzana abakobwa ukabakoresha puraka bikarangira ubashyize mu rukundo. Ibi ngibi bituma n'abana bakobwa nabo babasha kugenda, ndetse nabo kandi hari igihe bisanga bagukunze ariko ukabatenguha. Akenshi nk'ubu ngubu content yindi wafunguye, hari undi mukobwa wazanye, ndetse uwo mukobwa sindi buvuge amazina, ndetse usigaye umukoresha puraka. Ese koko murakundana? Mitsutsu waretse imikino ugakorera amafaranga, hereza abanyarwanda ibintu byiza, witangira kwishora mu bintu utazi. Gendera mu murongo urebe ko tutazabana, ariko ntago nzigera nkubabara n'umunsi n'umwe. Warambabaje, nibwo bwa mbere mbonye umuntu mbabaza. Iri ni ijambo rya Kiramani yashorejeho avuga ati Mitsutsu umbabarire rwose, nkusabye imbabazi nimba narakosheje naho mbogamye rwose. Mitsutsu bye bye, nituzahure tutandukane nk'uko isi n'ijuru biba bitandukanye, nta naho bizahurira. Ngiye nawe tuzongera kubonana.